amen 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 reka twongereho mu gakiza 76 ego yemwe mwabusho bw'Imana mwihanganiye bito muri wa murwa uhoraho uzabona ibyishimo hasigaye igihe gito intambara itazashira hasigaye igihe gito intambara ikazashira tukarogwe muri iyi si tukareka Imana yawe mu makuba no mu nzego urikira umwami Yesu buri munsi aguha kunesha byose 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 nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba no mu makuba y'iyi si Imana iza kuruhura hazaba umunezero wakunezeza umugenzi hazaba umunezero ukunezeza umugenzi hazaba umunezero wakunezeza umugenzi hazaba umunezero ukunezeza umugenzi nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru kandi iyo ni inkuru nziza ntabwo izatugerageza turi hasi yo guhurira mu ijuru turi hafi yo guhurira mu ijuru nidutumirwa n'urupfu ruzimuka n'ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho 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 amen 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 akoze famiye ya pasiteri hari abantu benshi bibazaga iyo pasiteri yagiye batazamwumva amatangazo ubwo yagarutse muramwumvishe yari yaragiye muri Afurika mu rugendo Imana ibaheze imigisha famiye ya pasiteri amen hazaba amahoro menshi n'umunezero iteka ryose aya masirikonsitance yose tuzayibagirwa twibere gusa mu munezero udashira Imana ibaheze imigisha umuryango wa pasiteri reka Roza Kapendo ufungure telefone uduhe indirimbo imwe kugira ngo tuze kwakirana nafashe gahunda kubera kuko mama Dina mama Kirenga yagize akabazo yarwayeho bukeya niyo mpamvu atabasha kuvuga kuri telefone ngo ayobore karibu Roza nakumva ndabumva muranyuza namwe ego karibu mu ndirimbo Imana ihimbazwe amen amen nshimiye kubona uyu mwanya nari mbaye numva mbabaye satani yarandiganyije nibaza impamvu ariko ndashima haleluya amen uno munsi mfite indirimbo yo kuvuga kwa Yesu
hari umurinzi umwe wabajije ngo se uyu mwana w'uruhinja ninde ngo wabyawe n'umukene ngo se ngo dore aryamye mu kiraro c'inka ngo kuko icumbi ryabuze ariko iyo siyo ndirimba. Amen. Amen, amen. Ndirimba mu Kiswahili ivuga ngo ilitabiriwa na manabii huko zamani ya kwamba Mwokozi atazaliwa. Amen. Amen, amen. Ilitabiriwa na manabii hapo zamani ya kwamba Mwokozi atazaliwa. Yeye ni nguvu jipya, mfalme wa falme zote, Mwokozi mponya wetu. Ilitabiriwa na manabii hapo zamani ya kwamba Mwokozi atazaliwa. Yeye ni nguvu jipya, mfalme wa falme zote, Mwokozi mponya wetu. Amezaliwa Emanueli, Mungu pamoja nasi, mponya wetu. Amezaliwa Emanueli, Mungu pamoja nasi, mponya wetu. Alipozaliwa horini mwa wanyama, watu wengi walimdharau, lakini wafalme, wachungaji makondeni walimsujudia. Lakini wafalme, wachungaji makondeni walimsujudia. Amezaliwa Emanueli, Mungu pamoja nasi, mponya wetu. Lipiwe mwenzangu, Mwokozi wako kazaliwa, ni kwa ajili yako. Upo tayari leo kupokea wokovu huo, awe Mwokozi wako. Upo tayari leo kupokea wokovu huo, awe Mwokozi wako. Amezaliwa Emanueli, Mungu pamoja nasi, mponya wetu. Mungu pamoja nasi. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari ya